Guys, ndagira ngo mwamaze kumenya ko umwe mu bahanzi ba gospel bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda barizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas, Ishimwe Vestine, amaze gukora message ndende cyane igaragaza neza yuko umubano we n'umugabo we Idrissa Jean-Luc Odraego ushobora kuba utameze neza, aho byanaciye amarenga mu magambo yavuze yuko adashobora kuzongera kwemera kubeshywa n'umugabo ukundi uko byagenda kose. Uyu mukobwa rero uciye amarenga ko bashaka ko bagiye gutandukana mu gihe kitarenze iminsi 136 babanye, kubera yuko ubukwe bwabo ari buherutse kuba tariki 5 z'ukwa karindwi, bivuze ngo amezi 5 ataruzura aba bombi babanye. Ngira ngo benshi mu babyibuka hari gihe uyu Vestine yageze gupostinga avuga yuko ari kuba ubuzima bwiza atigeze kubaho mu buzima bwe, icyo gihe ari mu modoka ari kurya uduselfie ubona ari ibintu biryoshye cyane. Amara mugani w'abanyarwanda ngo ntanduru ivugira ku musozi ubusa, uyu nguyu byari byagiye bivugwa kenshi cyane yuko uno musore bagiye kubana unafite imyaka itari mikeya ashobora kuba arasanzwe afite umugore muri Burkina Faso. N'amagambo agenda agavugwa hanze angaha, abenshi bakavuga ati ni iryashya ry'abanyarwanda nago bifuriza ibyiza bagenzi babo. Kugeza aka kanya rero, according to the message, biragaragara neza yuko umubano uhagaze kuri tangent, ibintu bitameze neza cyane. Mu baruwa yanditse itari ngufi ariko irimo amagambo y'icyongereza, reka tugerageze kuyishyira mu kinyarwanda. Ariko mbere yaho banza ukande kabiri muri no video, ubundi mbibutse yuko ukeneye kuba yarangura imyenda myiza kandi igezweho, aho kurangurira ni hamwe ni mu Quartier Mateus muri Tiger Store. Ndagira ngo muramuzi, ibindi byose muze kumuvugisha nimero nizo ngizo, ibindi biraza kuba byoroshye cyane. Vestine yagize ati uyu munsi ndi kuba buzima ntigeze mpitamo, ati ndi kuba muri situation ingoye kandi mbi cyane, ati mu byukuri ntago nkwiranye n'ino situation, ngo ndabizi nakoze amahitamo mabi ariko nta kundi nuko bimeze. Ati Imana yemera ko ibintu byose bituba kugira ngo tubashe kwiga, ati narize koko bihagije, ati nta mugabo numwe kwisi uzongera kumbeshya abe yanyangiriza ubuzima bwanjye, ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo ati nzabyitondamo, aho ngomba kuzabanza kumenya umuryango we nkamumenya uwe ku giti kiwe, ku buryo nta wundi muntu uzongera kunkoresha nk'uko bigenze aka kanya. Ino ni message yandikiwe na Ishimwe Vestine, wari yaranahinduye amazina, yaramaze kwiyita Vestine Odraego, ubu yamaze gusubiza amazina asanzwe, ndetse n'amafoto yabo yombi yabahuzaga ku mbuga nkoranyambaga yamaze kuyasiba. Abanyarwandakazi rero ni isomo ryo kwiga, cyane cyane ko yatanze message igaragara, kandi nanone uyu ni umwana muto utabumenyera ibintu by'abahungu nka bano ba baby b'i Kigali tuba tuzi, babazi gucanganya umusore bagacanganya n'undi, ku buryo umusore azajya guhura nawe yaramaze kumekinga sure uwo musore icyo amushakaho ndetse n'icyari cyo. Aba bana murabizi n'abana ba DPR batamenyereye ibyo ngibyo. So namwe muraza mutubwire, ese koko Vestine akoze ikosa kuba yahise postinga bino bintu? Ese nanone Vestine akoze ikosa ryo guhitamo umugabo? So nyene kugira ngo numve opinion zizanye nimuze mutubwire. So jye ni 12 no kwizera, nurenga kwino post utadufollow inzu zamera nka wa wundi utagera ibwami ite kubeshywa byinshi. Pasokoto Vita Largan.